Reka tuganire kuri match iri ku munsi w'ejo. Abanyamusanze bari bakumbuye kubona APR imanuka. Ariko umuntu witwa Tareba yaranyemeje koca ngo yaragiye mu ibanga rikomeye ajya gusura ikibuga cya Musanze. Ngo yibana ngo yamanutse nk'umukomando ugiye yaridegije bikomeye cyane. Ngo amanuka agiye icyo bita reking mu gisirikare kuneka uko bimeze areba uko bimeze ikibuga. Abantu bashobora kuzabona 11 ba APR bahindutse completely kubera ikibuga uko bimeze. Yambwiye ati ngiye mu njyana Kanyarwanda baba imbere yambwiye ati ngewe kwizigira mu kiganiro cyejo ugomba kunjyana Shyorongi niho umwanya ku musozi wa Shyorongi kuri stade Kirenga Rugangura Axel ati ngewe ndamanuka hepfo mu Nzove ariko mbabwira iby'abadokiteri ndi muri infirmori ndi specialist en orthopedie hanyuma analyste wa mbere mu Rwanda nawe arahuza amakuru ayasesengura duhe iby'ingenzi. Hanyuma nanjye reka mbanze amajyane Musanze kuko naraye nganire n'umugabo bita Siraj ari ku murongo wa telefone ni SG kipe ya Musanze. Siraj waramutse na amahoro. Assalamu alaikum. Mwamse kwizigira. Alaikum salam. Reka yongera gusuhuze nari ngusuhuze gisubire. Assalamu alaikum Sheikh Siraj. Wa alaikum salam. Ese birangiye aho ngaho shehe barenzaho ngo iki? Iyo umuntu ashatse gukomeza imbere gato yaho ngaho. Komerezaho gato wenda. Utwigishe kamwe gakurikiraho. Ngira ngo murakoze Radio Rwanda nyine impamvu nari ngakomeje ntabwo nawe wari uyirangije. Ubundi uravuga ngo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani nkagusubiza ngo alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karasobanutse cyane. Ijuma mubarak. Asante sana. Hanyuma imusanze ntabwo tugiye mu bya comparaison. Bintu byo kugereranya ngo mbere byabaga bimeze gutya ariko tuzi ko Musanze iri bwakire amakipe akomeye hano mu Rwanda yaba ari APR ndetse na Rayon Sport. Musanze nayo itegura mu buryo budasanzwe. SG ikipe ya Musanze Football Club yiteguye gute umukino ufite ku munsi w'ejo n'ikipe ya APR niki gishya abanyamusanze bagomba kwitega? Murakoze cyane kwizigira n'abarigana bagenzi banyu mwese murakoze kuduha uyu mwanya nk'uko mubivuze. Musanze FC yakira ama ekipe akomeye mu Rwanda ndavuga APR cyangwa Rayon Sport n'andi ma ekipe agaragara muri Big 4. Tuba dufite umwihariko mu kwakira nubwo kwakira ari ibisanzwe nk'akarere k'ubukerarugendo. Umwihariko rero nuko tuba twiteguye abashyitsi benshi batandukanye, abakunzi benshi b'umupira w'amaguru aba Musanze gusa cyangwa APR FC nka ekipe ifite abafana benshi mu gihugu, ekipe twemera kandi twubaha ko ari y'ubukombe. Tuba tuzi rero ko tugomba kuyitegura hamwe n'ubwinshi bw'abakunzi bayo n'abafana ndetse na Musanze FC nka ekipe nayo ekipe y'ubukombe ifite amateka, ekipe imaze igihe kandi ikipe isigaye ifite intego y'uko nta kipe igomba kuba yaza kuyitsindira ku bworoherane. Birumvikana rero ko tugomba kwitegura. Tumaze icyumweru n'igice twitegura umukino. Ubu tuvugana ku kibuga kimeze neza. Nekereza ni muhagera muragira ngo ni tapi nubwo ari terrain naturel ariko rwose hameze neza cyane. Ikindi ibijyanye na protocol aho abantu bagomba kuba bicara cyo bagomba gufata cyose gishoboka, ubona coffee, ubona ji, ubona amazi, byose turimo turabitegura kuva ejo na komite twari mu nama kijyanye na parking ku buryo ntaho wibaza ngo araparika he nubwo stade yacu ari ntoya. Byose turimo turabitekereza, turimo turabireba. Nizeza abakunzi ba APR b'i Kigali mu gihugu muri rusange, abava Rubavu, abava Burera, Gakenke, Muhanga, abo bose twifuza ko nibaze turabakira neza, bareba umujyi mwiza wunganira Kigali, umujyi w'ubukerarugendo n'umujyi usigaye ufite ikipe ikomeye. Ifite ikipe ikomeye ikivuze ngira ngo gifite bihamya. Uyu munsi muhagaze ku mwanya wa 4 by'agateganyo n'amanota 12. Icyo cyari kijyanye no gutegura ibijyanye no kwakira yashobokaga 12 kuri 21. Ari bibi Musanze rwose. Ariko icyo abantu bibaza baravuga batese tuzajya kureba Musanze
kuyireba ni kimwe ariko n'ibyo izaduha ni ikindi. Ikipe yanyu yiteguye gute mu kibuga? Ni ikipe yiteguye gutanga ibyishimo cyangwa izaba iri mu kibuga itari tayari kuba igomba gutanga amanota nk'uko rero yatanze ushize? Kwizigira twebwe ibyo gutanga amanota byo ntago birimo. N'ikimenyimenyi ubu ngubu perezida arimo araganira n'abasore mu myitozo ya nyuma. Ubu turi ku kibuga, bari motive, nta kibazo gihari usibye umukino umwe ufite imvune. Abandi bose bameze neza, nta bafite amakarita. Abatoza bari motive. Ekipe yacu ngira kuva twatangira shampiyona usibye match imwe ya Mukura twatsinzwe nabwo mu buryo tutumva. Ahandi hose ngira ngo usibye kunganya ntiturongera gutsindwa kandi nta nubwo twifuza kongera gutsindwa. Uwo mukinnyi ninde SG wavunitse? Yitwaga Kwavu Berkimas, akina inyuma. Niwe Kwavu Jean Berkimas. Abandi basore barahari, ba Gasongo, ba Chabarara, bararyoshye bose bari tayari. Bameze neza. Chabarara ubu ngubu bari mu bihebye, afite intego yo kuba meilleur buteur. N'ikimenyimenyi n'ubu niwe meilleur buteur. Arambwiye ati abanyibeshaho ku myaka ati ndaza kubereka ko umupira ukinirwa mu kibuga kuruta ku magambo. SG izi match bakunze kuvuga yuko ari match ndavuga ya Leon Apel umuntu ategura yashyizemo imbaraga nyinshi. Prime mwayegejeje ku 100 kuzamura. Rigani urakoze. Match nk'iyi ni match ikomeye ibisaba motivation ku bakinnyi. Nk'uko tubivuga rero twebwe intego dufite twirinda kuba ekipe yacu yajya habi nk'uko sezishize byari bitumereye. Match usibye ni Apel. Match yose tuba twifuza kuba abakinnyi twaba motivation irenze kuri prime bafite kugira ngo ya manota tuyabone. N'ikimenyimenyi tuvuga ngo amanota twabonye kuri Gicumbi atandukanye nayo twabona kuri Apel. Ntabwo rero uyu munsi ekipe imwe rero dufata nk'urwego ariko bien sûr kugira ngo abakinnyi babe motivated ntago twakina na Apel ngo babone motivation nk'iyo babonye kuri Gicumbi. Biriyongera n'ubundi. Hanyuma SG hano hari 11 nateguye ba Musanze. Yego. Ngiye kugarukaho umbwire rwose aba 11 niba aribo bashobora kuzatanga akazi ku munsi w'ejo. Mwizamutse Imana Jean de Dieu Keshaurini aririmo. Umutima wa defense Mukengele Christian na Ivan Marcel Dikume Equateur. Uruhande rumwe rw'iburyo Nkuru Nziza Felicien, rw'imoso kuri gatatu Murangamirwa Serge. Abakinnyi bakina hagati Bizimungu Omar, hakaza kapiteni Niginama Patrick Embogamizi. Hanyuma imbere yabo gatoya cyane Mutsinzi Charles Beste, Shaban Hussein Chaba wa Chabala ku 9. Uruhande rumwe Christophe Bioko, urundi Katembo Lubira Delovan. SG aba 11 nabo cyangwa hariho nibagiwe? Ngira ngo icyo nabanza gushimira u Rwanda n'urubuga rw'imikino nuko ekipe yacu bayikurikira. Wenda usibye ahantu hake mwibeshye ariko nka 90% aba bantu nahwema kubabwira ko ekipe yacu mwayikurikiranye. Gusa abakinnyi dufitemo nka zinga tugomba guhindura nyine kugira ngo Apel tubone uko tuyitsinde. Matabore Sabo se ntabwo hari. Umunyafurika y'Epfo. Masabo ntabwo ari SG, wa musore w'umunyafurika y'Epfo w'imoso muhanda. Masabo arahari kandi barimo hagati cyane. Aturuka ku ruhande. Hanyuma soza uha ubutumwa abakunzi ba Musanze Football Club, ubatumire hanyuma unatubwire n'ibiciro. Unasubize na Rujugiro umufana umukuru wa Apel aravuze ati ubu nibwo Apel tugiye gutangira shampiyona. Ati ubabwire yuko tuzamanukana abafana n'imvura y'ibitego tuzanyagira Musanze. Ati none William Togwi ngo yarabwiye ngo ibibuga nk'ibi bibi ngo nibyo azi cyane ngo nibyo akunda. Ubwo nawe umusubirizemo utange n'ubutumwa kuri Apel. Murakoze. Ngira ngo ubutumwa ngewe naha abafana ba Musanze FC nababwiye ngo bazaze ku sata imiryango izaba ifunguye, bazaze bameze neza bishimye kubera ko n'ubundi bazataha bishimye kandi baze kare
nk'uko twababwiye twabashyiriyeho poromosiyo ko uwagomba kugura itike kuva ku wa mbere kugera uyu munsi saa sita z'ijoro ari 2,000 ahasigaye hose, ahasakaye ku mpande bikaba 3,000, VIP 5, VVIP 15, ariko guhera ejo ahasigaye hose azaba ari 3, ahatwikiye bibe 5, VIP bibe 10, VVIP 20. ndagira ngo rero abanyamusanze rwose mu mbabarire muze hakiri kare tubahe ibirori, tubereke ko tutari agafu k'ivugo rimwe, tunabereke ko imyaka ishize APR tutayitsinda, uyu munsi twifuza kongera kubaha ibyishimo. Abakunzi rero ba APR nabo rwose ni muze muri benshi pe, muze muri benshi, tubereke umujyi mwiza, murebe iterambere aho rimaze kugera, musohoke mu mahumbezi, ntago muzaba mucyuye ubusa, tubahe n'ibirori bisanzwe ariko amanota yo nibayibagirwa. Sansa na Siraj urakoze cyane, ugira umunsi mwiza. Murakoze cyane, na Rujugiro yihangane ntazarire. Hanyuma Siraj SG ikipe ya Musanze Football Club akaba ari muvugizi wa ekipe, buriya Patrick Niyonzima tunamusuhuze, muvandimwe kuri Inagi Radio, we ngo ni umuvugizi w'abafana. hari umutara wundi yitwa Arnaud Mulumba, uramuzi umujene wa hariya, arambwira ati ikipe ya Rugangura 99% niyo atakantu gato gashobora guhinduka nkuko twari tubivuze, ati umusore witwa Charles ameze neza, ati hagati ye na Retabo, ati hagati ye na Retabo Masaba, ati niho umwe yabanzamo undi agasimbura, atari kabandi bose 10, ati kandi nundi ntabwo bivuze ko atakina, ati ko nawe ameze neza, ati 10 bo, ati 10 bo nibo, ati aho ngaho kwa Retabo Mataba na Charles niwe umutoza agitekereze se mbanze monde undi amusimbura. Ubwo abantu Musanze babyishimo bitegure kwakira abantu neza, n'abandi bantu bakora muri hospital y'amacumbi ya byishimo, cya cyumba cyanjye tuba turwanira, kuri cya cyumba kiri classique, kindi cyanjye tuba turwanira, ariko Rugangura kantanga gukora call akugenda inanga agerageza kugenda inanga kujya Musanze ugasuza mwana ukora kwa byishimo w'umukobwa, oya nasoza Brian ahubwo umuhungu manager Brian. Anyway, hanyuma Ibe, ariko rero kwizigira nakubwiye ngo ujye ushyiramo na ka by the way, navuze gute se ubwo biranje anyway yakugiyemo cyane yanzengereje. Hanyuma Ibe, dutembereze Ishyorongi, utubwire team news, kuko ibya mbere Rugangura yavuze ati umutoza yabashije kujya kureba ikibuga, kugisura ngo amenye Musanze uko ikibuga kimeze. Andi makuru abantu bakwiriye kumenya mu ikipe ya APR Football Club, traveling squad y'abantu bagomba kurara Musanze, irabigizwe n'abandi abahe bakinnyi bitezwe ku mukino ku munsi w'ejo. Yego nibyo, Rugangura bitangiye neza avuga ku mutoza asuye ikibuga, ngira ngo yarakurikije amashusho yabonye ubwo Musanze yakinaga n'ikipe ya Gicumbi. Murabyibuka ko hari mu mvura nyinshi rwose umupira utagenda, aravuga ati ikibuga rwose gishobora kuba kizatugora, reka ngiye wenda ndebe uko kimeze muri iyi minsi, niba kuko kikimeze nko kuri nyiheruka, kugira ngo agire imyanzuro afata ku bakinnyi wenda azakinisha bijyanye n'uburyo yabonye ikibuga. Ariko kandi hari abakinnyi mu by'ukuri b'ingenzi ikipe ya PFC idafite mbere yuko tujya muri international break, hari abakinnyi bari badahari ariko hari abandi biyongereyeho mbere yuko batsinda ikipe ya Rayon Sport. Umukinnyi wa mbere udahari kuri uyu mukino yitwa Nibizi Ramadan. Ramadan yagize ikibazo bari gutegura match ya derby, bari mu myitozo, kuko ndibuka ko ndeba match ya derby Ramadan yaranyicaye imbere ari kumwe na Adolphe ndetse na Alex. Ariko nareba ba Adolphe na Alex nkavuga ati byanze bikunze bo babuze 18, ariko se na Ramadan yabuze 18. Ndamwegera ndamubaza, arambwira ati abana bro naravunitse, ati navunitse turiho dutegura derby, ntabwo mari navunitse muri Chaville kandi ngo zamara byibura nk'ukwezi. Ramadan yo nicyo gikomeye cyane, kubora dawo ntugere Ramadan bose kwicuma aho ngaho. Hanyuma ubwo Ramadan we ntabwo ahari. Undi mukinnyi udahari rero yitwa Byiringiro Jean Gilbert Kagege, umukinnyi w'umutoza akunda cyane kuri kabiri. Kagege rero amaze igihe rwose akina ameze nk'ufite imvune, agomba kubagwa kuko iramvuna yimaranye n'igihe, agomba kubagwa buri gihe ajyamo bakamusimbura, kuri match y'u Rwanda na Sudani Juba. Afite ikintu cye, afite groin nk'ibi bahamagara yeshe bavunitse, afite dicteri umutsi wo mwitako rwose kandi akayigira hombi. Ubwo rero rwose bishobora kuzarangira rwose bamubaze kugira ngo icyo kibazo gikemuke, kandi ni ikibazo kizwe kuva mu Mavubi. Sinzi impamvu rero
batafata umwanya ngo uriya mwana bamwicaze bamuvure pe ko aracyari muto nimbagwa nzagaruka nsanga wenda Ombolenga arafatishije kandi nari maze kumurusha ariko nyine bagomba kubagwa kuko kuri match ya Kiyovu baramusimbuje kuri match ya Rayon Sport baramusimbuza bamuhamagaye mu Mavubi akigerayo bahita bamusezerera bamusimbuza akabanki rero ni umuntu rwose ugomba kubagwa ntabwo ameze neza hanyuma abafana bibazaga ngo afite degiteri habiri ino mitsi yo mu matako ino ikomeye nyine na baramine bajya bayikora cyane bora nukumubaga najya hanze igihe runaka avurwa cyane aracyari na muto ntabwo nta kibazo ni impamvu zo kugira ngo aramire kariyeri buriya abantu bakuru wenda arabitinya akavuga ati n'ubundi ni mu myaka yo gusoza bararinda bambagira ikizi ariko nk'uyu mwana ukiri muri 20 nareka bagwe nta kundi nareka bagwe hanyuma rero undi mukinnyi udahari abantu bavuga bati se ko bari gutegura derby twabonye Sheikh Jibril Watara kuri imyitozo ku giti cye wenda yaba yagarutse ariko amakuru dufite nuko Watara ntabwo azakina iyi match amusanze yagombaga gukina ariko barebye baravuga bati imbaraga ze z'umubiri nk'umuntu ukirutse buriya burwayi ntabwo twahita tumumanura muri iki kibuga cy'Imusanze wenda reka tuzamukoresha twagarutse i Kigali ariko Imusanze banze kumurisika Watara ari pembeni kuri biriya bibuga biba birimo utuntu tw'imigunguzi hari ukuntu ushobora gutsikira bisaba n'ingufu nyinshi babitekereje neza cyane byiza rwose no kumugarura buriya ubwo ashobora kuzaza kuri match ya polisi no kumugarura bikwiye kuba mu buryo buri strategique buriya rugangura umukino maze igihe adakina ntabwo ari byiza guhita umushora mu kibuga iminota 90 ukwiye kugenda umuha nyine iminota runaka byibura kugira ngo nko kuri journée wenda namara gukina nk'iya gatatu mu maguru azaba aribwo yakina full 90 yego ubwo rero na apeza kuri polisi sorry bazakina i Kigali kuwa gatanu w'icyumweru gitaha ubwo polisi ifite Musanze nuko ndebye na fixtures ya Musanze n'ibyo undi mukino udahari uramugarutseho ni Memer Daouraouf nawe rwose akaguru ke nikaramera neza aracyambaye cya kibote yo bita bote orthopedique akeneye ka kagari ka Ashraf Hakimi kugira ngo bakita ngo kirugangura kari akagari bakita deambulateur pose genou deambulateur pose genou agura amadolari amayero 400 ubwo ni 700 by'amanyarwanda bikabera kita kagare keza cyane ubwo rero abo bakinnyi bose nyuma yuko badahari bambwiye bati n'ubundi abo bakinnyi babasimbura baba bazwi ubwo niba Kagiga adahari Ombolenga agomba gukina kabiri cyane urucabana ariko ibigo Ombolenga kabikunda kuya bishobora arabimenyereye ababinagiramo rwose kuko nabayigendera nibye hanyuma niba Watara nawe buriya nawe agira buriya ukuntu ajya aribwa Ombolenga buriya agira ikibazo nawe cy'amantuza cy'udutsintsino kando kinini cyane afite tando teye ubwoba kimaze imyaka karashize agatsitsino icyo kibazo uziko Ombolenga yambara godiyo hatarimo icyo kibazo nakiganiriye n'umuntu bita Mashami Vincent akiri umutoza w'ikipe y'igihugu ubwo hashize imyaka nk'ingahe tuganira gutya ambwira ati akina yatambaye tapi hari umutara mwambwiye ngo agatsintsino karari afata godiyo akazikuramo iyo harimo tapi ngo abayumva nyine ngo uzi atazambaye neza abayumva nk'amahwa mujomba zimubangamiye iyo amaze rero kuzambara murabizi muri godiyo haba harimo ibintu bimeze nk'amakara rero bifite ukuntu nyine ngo inyuma ku gatsintsino hamurya noneho iyo buriya ngo bagiye gukina kenshi ngo kunze gukoresha bino binini bya gacisha y'amasipositoire amadiclo bituma utumva ubabare iyo match irangiye iminota 90 bro Ombolenga ngo abataka nk'umwana mutoya abataka nk'uruhinja kabisa noneho muri ka kajwi ke gatoya ewana abuba yamuserereza wanafuye wanarifuye basi twatubanya tubigenda ubwo nyine birumvikana niba na Watara adahari imbere n'umugore bafite umugore mwiza cyane umwana mwiza cyane w'umukristu abamusengera cyane ni umudamu postinga Ombolenga inyuma agahita akurikizaho ijambo ry'Imana nisuriza abadamu basengera abagabo babo bakina umupira w'amaguru b'abakristu mbasuhuze kabisa akunda Imana cyane abasengera abagabo babo bose simo nk'abakina umupira w'amaguru ko dasuhuza urafiki yakoragise komeza imbere aho ni mwatira nayo mvuga niba Watara adahari imbere bagomba kwatakisha uyu mugande Hakimu Kiwanuka na Togwi Mel ndetse na Gilbert Mugisha ngo nibo batatu bagomba kwataka izamu Denis Omeda akaba yasimbura hanyuma niba Ramazana adahari na Dawa akaba adahari Mediane ntabyara mini ruboneka ni umuntu bita Sekiganda we ni itegeko kuri ibi bibuga na Dauda
ndetse na ruboneka nibyo ntabwo iyo bazakina niyo makuru bampaye iyo siyo yakinnye kuri reyora niko yakabaye ni yaragarura rwose ari Musanze kigana ngo birabivuga arabikunda cyane nibyo biba bihari bakinira mu ntabire yani ibintu bamenyereye n'abakiwanuka n'ibyo bakinaga bya bindi bya za espoir itarubakwa cyane ubwo ahandi n'ibisanzwe ni ba Claude nyine na murakoze cyane hanyuma match ya APR na Musanze zasifurwa na Nizeyimana Isiaka yego azahari umusifuzi wo hagati Ntwari Salumu wa mbere Jabo Aristote azahari umusifuzi wa kabiri y'igitambaro Jabo Aristote hanyuma